uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Abakunzi b'ijambo ry'Imana turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, amahoro y'umwami Yesu n'ubuntu bw'Imana namwe. Turi kuwa gatanu tariki 7 ukwezi k'umunani 2020. Turongeye kuba ikaze mu ijambo ry'Imana ukuri kubatura. Turacyakomeza kureba ubwiru bw'urufunguzo rw'inzu ya Dawidi. Rya jambo twasomye muri Yesaya ibice 22 ku murongo wa 20. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi nzahamagara umugaragu wanjye Eliyakimu. Muribuka ko Eliyakimu hano yamenyekanishaga uzakomoka kuri Dawidi ari we Yesu Kristo, ari wazaba Kristo azaba Mesiya. Mu byo guhanuzira uyu Eliyakimu nubwo yabayeho ku ngoma y'umwami Ezekiya, nakaba yarasimbuye witwa Shebuna kuba umutware wo mu nzu y'umwami cyangwa mu rugo rw'umwami. Akaba ari we yarafite urufunguzo ku rutugu rwe ariko butware mu nzu y'umwami. Hano rero uyu murongo wa 20 urahanura ibya Yesu Kristo. Niyo mpamvu kuyo kubitahura ngo umunsi nzahamagara umugaragu wanjye Eliyakimu mwene Ilikiya, mwambike umwambaro wawe, ngo umwambaro wari wa Shebuna, mukenyeze umushumi wawe ngo akomere, mugabire ubutware bwawe, kandi azabe se w'abaturage b'i Yerusalemu n'ab'inzu ya Yuda. Urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushira ku rutugu rwe, niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Nzamushimangira ku musumari, ahantu hakomeye azabera inzu ya se intebe y'icyubahiro. Urumva hano ni ijambo rihanura ibya Yesu Kristo, kuko twabonye mu Byahishuwe Yohana ibice 3 ku murongo wa 7 ko Yesu Kristo ubwe yiyise ko ari we afite urufunguzo rwa Dawidi. Uyu munsi rero turareba iby'intebe y'ubwami ya Dawidi ndetse n'ubwami bwe. Turaguhaye rero kaze kugira ngo tubane nawe muri iri jambo ry'Imana, kuko umugisha w'Imana uturuka mu ijambo ryayo. Bari dutahura iby'ingoma ya Dawidi n'intebe y'ubwami. Reka twongere dusubire mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9 dore ku murongo wa 5 rusome n'uwa 6. Nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, butware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Hano twongere twibutse ko turi mu kinyejana cy'8 mbere yuko Yesu Kristo avukira muri isi. Hano Yesaya rero avuze ko uwo mwana uzavukira muri Israeli. Mika we nawe wabaye mu gihe cya Yesaya, il est contemporain du prophète Esayi, nawe yaje guhanura aho azavukira ko ari i Betelehemu. Yisome Mika igice cya 5, umuhanuzi Mika avuga ko uwo mwana azavukira Betelehemu. Yesaya rero agahishura yuko uwo mwana azaba aje kuzungura Dawidi ku ntebe ye y'ubwami, ndetse akaba ari we azaba umutware ubwo bwami. Ibyo rero turayibona na mbere uko Yesaya abihanura. Hari undi muhanuzi wabayeho mbere ya Yesaya yitwa umuhanuzi Natani. Nibyo dusoma mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma mu gice cya 17 ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 14. Turasoma aya magambo: nuko ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti, Uwiteka Nyiringabo avuze atya ati, nagukuye mu rugo rw'intama no mu bwungeri bwazo, ngo ube umwami w'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimbura abanzi bawe bose imbere yawe, kandi nzaguha izina rihwanye n'amazina y'abakomeye bo mu isi, kandi nzagerera ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli ahantu mpabashinge bahature, haba ahantu habo bwite, be kuzimuka ukundi. Iyo ukomeje rero gusoma, Imana iravuga ngo Uwiteka azakubakira inzu. Tugiye ku murongo wa 11, kandi iminsi yawe yo gusanga basogokuruza nigera, nzahera ko mpagarike urubyaro rwawe rukuzungure, umwe wo mu bahungu bawe
nkomeze ubwami bwe. Uwo ni we uzanyubakira inzu, kandi nzakomeza ingoma ye iteka ryose. Nzamubera se, nawe azambera umwana. Sinzamukuraho imbabazi zanjye nk'uko nazikuye ku wakubanjirije. Ubwo ni umwami Sawuli wacumuye ku Uwiteka agasimburwa na Dawidi. Ahubwo nzamubesha mu nzu yanjye no mu bwami bwanjye iteka ryose, kandi ingoma ye izakomezwa iteka ryose. Ayo magambo yose n'ukwerekwa kose niko Natani yabibwiye Dawidi. Hano Imana yabwiye Natani imutuma kuri Dawidi, kuko Dawidi yari yagize igitekerezo cyo kubakira inzu Imana. Murumva hano ko Imana ihise ifatira kuri icyo gitekerezo cya Dawidi cyo kubakira inzu. None Imana imubwira ibyo izakora ku bijyanye n'ingoma ye n'ubwami bwe. Hano rero ni ubuhanuzi bureba Yesu Kristo. Turaza kubibona urasomye muri Samuel wa kabiri ibice 7 ku murongo wa 12, 16. Nizo nkuru nyine z'isezerano Imana yahaye Dawidi kubyerekeye uzamukomokaho. Ibyo ni ibintu dukwiye kumenya kugira ngo dusobanukirwe ibyabwabwira bwa rufunguzo rwa Dawidi. None uyu mwana w'umuhungu uzakomoka mu nda ya Dawidi, hanyuma Imana ikazamubera se, ingoma ye ikaba ari ingoma itazigera igira iherezo, n'ubwami bwe ukaba ari ubwami bw'iteka ryose. Ese twavuga ko ari Salomo? Ko turabizi ko Salomo niwe yaje kuzungura se Dawidi, ndetse akaba ari we yaje kwemererwa kubaka ingoro y'Imana ya mbere, kuko mbere Imana byitwa ko yaturaga mu mahema, mu buturo bwagendaga bwimurwa uko Abisirayeli bagendaga mu rugendo, ndetse banageze no mu gisezerano bakomeje korera Imana mu ihema ry'ibonaniro. Rero uyu Salomo niwe Imana yahaye ubwo buntu cyangwa ayo mahirwe yo gushira mu bikorwa icyifuzo cya se Dawidi cyo kubakira Imana inzu. Ariko se ingoma ya Salomo koko iracyariho? Ese ingoma ye ntabwo yaje kurangira? Turabizi ko Salomo mu busaza bwe, kubera gukunda abagore b'abanyamahangakazi bamukururiye mu mana zabo, bituma atera Imana umugongo, yamugize umwami ukomeye, kamu ubwenge abandi bantu batigeze bagira. Tukaba tumukesha amagambo y'ubwenge bwinshi cyane ari mu gitabo cy'imigani. Ariko se ingoma ya Salomo iracyahari? Kuko Imana yavuze ko uzakomoka mu nda ya Dawidi, uwo muhungu Imana izamubera se, kandi ingoma ye ni ingoma itazigira igira iherezo. Turabona ko mu mateka ingoma ya Salomo amaze gusaza agacumura ku Mana, Imana amubwiye ko amaze gutanga, amaze gupfa, Imana izagabanya ubwami bwe. Imiryango 12 yo mu bwami bwe yihe umugaragu we. Hanyuma ku bwa Dawidi ise, Imana izakomeza ingoma ya Dawidi, ariko noneho izabigizwe n'imiryango 2 gusa, ari umuryango wa Yuda Dawidi yakomokaho n'umuryango wa Benyamini. Iyo niyo miryango 2 yakomeje kuba mu ruhande rw'inzu ya Dawidi. Ariko naho turabona yuko hageze igihe n'ingoma ya Salomo ivaho. Uyu munsi nta ngoma ya Salomo tubona. None uyu mwana wa Dawidi turabona yuko atari uriya Salomo, ari we azahabwa rwa rufunguzo rw'inzu ya Dawidi, kugira ngo ubwami bwe n'intebe ye bibe ibiteka byose. Salomo ni umwana wa Dawidi koko, ariko ingoma ye yararangiye. Aha rero turebe mu buryo bw'ubuhanuzi ni uwuhe mwana wa Dawidi Imana yariho iravuga hano. Ibi nibyo dusoma rero mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice 2 ku murongo w'8. Aravuga ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka wapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ni ukuvuga ko hano Paulo ahamya ko Yesu ari we umuzukuru wa Dawidi, ariko akitwa umwana wa Dawidi, kuko mu mvugo ya kiriya gihe ntabwo umwana w'umuntu mbere tumenye yuko yari amasosiyete patriarcal, kubona n'amasosiyete aho ubutware bwose bwitirirwaga umugabo, ndetse n'umuzungura akaba umuhungu. Hano rero turabona yuko Paulo aravuga ko Dawidi, Yesu Kristo yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Nuvuga ngo rero ni mwene Dawidi, ni umuhungu wa Dawidi, muri bwa buhanuzi twamaze gusoma mu isano rya kera. Dusomye no mu Byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo 29 kugeza kuri 35, haravuga ngo bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshizamanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi,
yuko yapfuye agahambwa ndetse n'igituro cye kiracyahari iwacu n'ubu. Uyu ni Petero mu butumwa yavuze ku munsi wa Pentekote umwuka wera amaze kubamanukira. Nuko rero kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuruza be ngo abe ari we usubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko atarekewe ikuzimu kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Imana yazuye Yesu uwo, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva, kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose ntibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Hano rero turashaka kubona iri jambo Petero yavuze yuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru. Iri jambo riravuga ngo ingoma ya Dawidi ntabwo ari ingoma yo mu ijuru, intebe y'ubwami ntabwo ishinzwe mu ijuru. Dawidi ingoma ye niyo muri iyi si, n'intebe y'ubwami bwe n'intebe yo muri iyi si. Na niyo mpamvu rero iki ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ko rero ingoma ya Dawidi n'intebe y'ubwami bwe n'ingoma yo muri iyi si. Intebe y'ubwami bwe n'intebe yo muri iyi si mu murwa Yerusalemu. Rero niba Yesu yitwa ko ari we yaje gusohoza ubu buhanuzi buvuga ko Imana yarahiye Dawidi ko mu bazamukomokaho umwana w'umuhungu azahabwa intebe ya Dawidi ndetse n'ubwami bwe, kandi bikaba iby'iteka ryose ntibyongere kuzungurwa n'umuntu n'umwe. Ni ukuvuga rero ngo uwo rero azamukomokaho azima ingoma muri iyi si, ubwami bwe buzaba muri iyi si, n'intebe y'ubwami bwe izaba aho intebe ya Dawidi yari. Intebe ya Dawidi ntabwo yari mu ijuru, intebe ya Dawidi yari mu isi Yerusalemu. Ubwami bwe ntabwo bwari mu ijuru, ubwami bwa Dawidi bwari muri isi yacu. Aro ni ikintu gikomeye cyane. Nubwo ubwami bwa Dawidi mu buryo bw'umubiri butakiriho, nubwo ubwami bwa Salomo butigeze buba ubwami bw'iteka ryose, n'intebe ye ntabwo igize iba iteka ryose, ariko ntibivuga ko iri jambo ryaheze, ko ritari ijambo ry'ukuri. Ni ukuvuga ngo rero Yesu Kristo turaza kubibona nimba ari we mwuzukuruza wa Dawidi mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka turabizi ko ari umwami wa Dawidi. Niyo mpamvu Yesu yigeze kuri Abafarisayo ngo ese mwitiriki Kristo umwuzukuruza wa Dawidi, umwana wa Dawidi? Kandi Dawidi ubwe yaravuze aya magambo tumaze kumva ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko ngo Dawidi mu Mwuka Wera yavuze ngo Uwiteka yabwiye umwami wanjye. Uwo mwami we ninde? Ko Dawidi yari umwami. Nuko ngo Uwiteka yabwiye Yesu Kristo umwami wa Dawidi. Aho niho rero hari ubwiru benshi batamenyaga, ariko ari umuntu wabimenye, turaza kubibona. Nashaka kuvuga gusa yuko Dawidi ntabwo yimye ingoma mu ijuru, Dawidi yimye ingoma muri isi. Nuko ngo rero niba Yesu atazima ingoma muri iyi si, intebe ye itazaba intebe y'ubwami i Yerusalemu ho muri iyi si, ni ukuvuga ngo aya magambo rero turavuga nta busobanuro yaba afite. Ni ukuvuga ngo ibyo umuhanuzi Natani yabwiye Dawidi, ibyo Yesaya yahanuye kuri uwo mwana uzatuvukira, ubutwari bukaba ku bitugu bye, ingoma ya Dawidi se ikaba izaba ingoma y'iteka yose, bizaba bidafite icyo bivuze. Ahantu ndabwira abantu batizera ko Yesu azagaruka physically mu buryo bugaragara akima ingoma muri iyi si yacu hari Yerusalemu muri Isirayeli, hanyuma ubwami bwe bugahera Yerusalemu bukazafata isi yose. Aho niho aya magambo azaba afite ubusobanuro. Naho ubundi abavuga ko Yesu yaragiye mu ijuru, ingoma ye ni ingoma yo mu mwuka, ni ingoma y'iteka ryose, si ukuvuga ngo ni ingoma izaba materialize muri isi, izaza muri isi, yuko tubifata mu buryo bw'umwuka ko Yesu ari umwami, ni ingoma y'Imana y'iteka ryose, ariko iby'isi bizakomeza kuba
nk'uko biri mu maboko y'intebe z'ingoma z'abantu. Ibyo ntabwo bihamanya n'iri jambo ry'Imana, kubera ko ingoma ya Dawidi ntabwo yari ingoma yo mu ijuru, kandi intebe y'ubwami ni intebe yo muri isi i Yerusalemu. Rero Yesu azagaruka mu buryo bugaragara, azima ingoma mu buryo buhanuzi ya sekuruza Dawidi, nubwo mu buryo bw'umwuka yari umwami wa Dawidi, kandi ingoma ye izafata isi yose ihereye Yerusalemu. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François NKURUNZIZA. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera saa 2:30 za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera saa 7:30 z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya r.betel.tv ndetse na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero hari umuntu wasobanukiwe Yesu Kristo mu buryo bw'ubuhanuzi. Ntabwo ari umuntu uhambaye, ntabwo ari mu banyabwenge b'ibyanditswe abitwa les scribes, ntabwo ari mu bafarisayo bakomeye cyangwa abasadukayo, abakuru b'idini by'Abayuda. Ni umuntu rwose, umuntu wanasuzugurwa, kubera ko n'ubuzima yarimo bwari ubuzima busuzuguritse. Ni umuntu witwa Bartimayo. Dusoma muri Mariko ibice 10 ku murongo wa 46 za ku murongo wa 53. Haravuga ngo, nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi nkuwango bunasabirizaga w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Murumva hano? Iyo tusomye rero muri Luka ibice 18 ku murongo wa 35 kaza kuri 43, haravuga kandi izi nkuru nyine za Bartimayo mwene Timayo. Haravuga ngo, nuko yenda kugera i Yerusalemu, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Urumva Mariko yatubwiye izina ry'uwo mpumyi, ariko hano Luka we nta zina yavuze, ariko nizo nkuru nyine za Bartimayo. Yumvise abantu benshi bahita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Mukurikire neza hano, irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Ntago bamubwiye ko ari Yesu mwene Dawidi, bamubwiye ngo ni Yesu w'i Nazareti uhita. Ariko impumyi ntago yavuze ngo Yesu w'i Nazareti mbabarira, yavuze ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Hano turabona ko iyi mpumyi yari ifite inkuru z'uko Mesiya naza n'imirimo izamuranga azaba ari mwene Dawidi, azaba ari umujyora wa Dawidi. Nuvuga ngo izo nyigisho cyangwa ayo magambo y'abahanuzi yari yaraguye mu matwi y'uyu Bartimayo. Kuvuga ngo yarazi amagambo y'isano rya kera yigishwaga mu masinagogi, ndetse akanasomwa mu masinagogi yabo, ndetse no mu ngoro Yerusalemu itarasenywa. Kuvuga ngo Bartimayo yari afite urufatiro rw'ijambo ry'Imana, kuko ntago bamubwiye ngo ni Yesu mwene Dawidi uhita, bamubwiye ngo ni Yesu w'i Nazareti uhita. Ariko we ngo arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara ateka ko bayimuzanira. Iyo mpumyi igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Hano rero tubona yuko iyi identite ya Mesiya yari izwi n'abantu batandukanye muri icyo gihe. Bari biteze ukuza k'uwo muntu ari we Mesiya, umucunguzi uzasigwa amavuta n'Imana, akaza mu nda ya Dawidi, akavuka mu muryango wa Dawidi, akazaza yitwa mwene Dawidi. Hanyuma bari bazi n'ibizamuranga, bari bategereje rero iyo ngoma ya mwene Dawidi. Niyo mpamvu niyo Bartimayo mwene Timayo ayo makuru yari ayazi, kuko na makuru yigishwaga mu masinagogi ndetse no mu ngoro Yerusalemu. Igihe cyose no ku masabato aho bateranaga amasinagogi barasomaga ibyanditswe byera. Kuvuga ngo bari bazi ko hariho Mesiya azaza, noneho akaza rangwa n'imirimo y'imbaraga itandukanye, ndetse akazaza kugira ngo ahagurutse ingoma ya Dawidi. Rero uyu Bartimayo yarazi iryo jambo. Nashaka kubabwira rero yuko Yesu niwe mwene Dawidi
kandi ingoma ya Dawidi nubwo mu buryo bugaragara yarangiye, ariko mu buryo bw'umwuka ntiyarangiye. Itegereje ko Yesu agaruka mu buryo bugaragara, buzagaragarira isi yose, akima ingoma ye aho Dawidi yayimye, kuvuga i Yerusalemu. Ariko iyo ngoma rero ikazava i Yerusalemu ifata isi yose. Yesu mwene Dawidi mu buryo bw'ubuhanuzi akazaba umutware w'isi yose muri icyo gihe, ariyo ya ngoma yitwa ingoma y'imyaka 1000 ya Mesiya, cyangwa millennium du Messi. Ibyo rero nibyo byiringiro bari bafite muri icyo gihe, ariko mu buryo bw'ubuhanuzi ntabwo bari bazi ko ataje muri uko kuza kwe kwa mbere guhagurutsa ingoma ya Dawidi, ahubwo yaje gucungura. Aho ingoma ya Dawidi azayihagurutsa agarutse bwa kabiri, amaso yose yamubona, ataje gukubambwa kandi ataje kuvuka kandi nk'uruhinja, ahubwo aje nk'umutware w'abatware, umwami w'abami. Rero mu gusoza, muvandimwe, mwene data, mushiki wanyu numva, ndashaka kubwira yuko wowe wizeye Yesu Kristo urahiriwe. Nubwo turi muri iyi si irimo ibigeragezo, nubwo turi muri iyi si tugenda duhura n'imitego myinshi ya Satani, tugenda duhura n'ibizazane byinshi, tugahura n'ibiduca intege, kubera iyi si niko iteye. Ubuzima n'ubundi bugizwe n'ibintu bitandukanye. Twabonye ko ubuzima bw'isi bumeze nk'inyanja. Inyanja ntabwo ihora ituje buri kanya, kandi iyi si irimo ibintu byinshi, ari byo abafilozofe bise ubuzima buri dialectique. N'ubuzima bufite ibintu byinshi bigenda bihabanye. Ni kuvuga ngo n'ubuzima burimo ibintu bisobanutse n'ibidasobanutse. Niko Imana yategetse ibintu. Hari ibintu bimwe uzahura nabyo bisobanutse n'ibindi bidasobanutse. Uko niko ubuzima buteye. Iyo niyo bita dialectique muri filozofi. Ariko iyo dialectique rero nubwo ari ibintu bibiri biba bihabanye, kimwe gisa n'ikinyomozi kindi, ariko amaherezo iyo dialectique, ukuguhabanya kw'ibintu kuzavamo icyo bita synthèse. Ni kuvuga ngo bizavamo ikintu cyumvikana gisobanuka igihe umugambi w'Imana uzaba ugeze ku ndunduro. Rero hari ijambo ryiza cyane nshaka kuguha mu kurangiza, riri mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo 2:11-12. Haravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe. Iyo ni ya ngoma twavuze ya mwene Dawidi, tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Ngo iri ni ijambo ryo kwizerwa, niko Paulo avuze, ngo iri ni ijambo, ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, yuko tuzimana nawe. Mwene data, komera muri iyi nzira yo kwizera. Nubwo hari ibintu bidasobanutse, uko niko iby'isi by'iki gihe cya none bimeze, uko niko Imana yabitegetse. Ngo rugendo isi Imana yategetse ko isi inyuramo muri iyi nzira y'ibintu bisobanuka n'ibidasobanuka. Abafilozofi benshi bagerageje kwiga ku byerekeye amateka y'isi, ku n'isi igenda, ariko bose bahurije kuri icyo kintu, yuko isi ifite ibintu bisobanutse, aribyo twita ibintu biri rationnel, ngo hakaba n'ibindi bidasobanutse, aribyo bita l'irrationnel. Ariko amaherezo y'ibyo bintu bisobanuka n'ibidasobanuka tugenda duhura nabyo mu buzima bwacu, cyangwa mu buzima bw'ituzengurutse, cyangwa mu buzima bw'abandi bantu nkatwe, tumenye yuko turaba mbere kandi ntabwo turaba nyuma kuba muri iyo realite imeze gutyo. Ariko amaherezo nuko ibintu bizasobanuka. Yesu mwene Dawidi azaza ku ngoma ya sekuruza Dawidi. Dawidi ntabwo yimye mu ijuru, yimye muri iyi si. Intebe y'ubwami ntabwo ari intebe yo mu ijuru, ni intebe yo muri iyi si. Yesu rero azagaruka, kuko ubuhanuzi atagarutse nta mpamvu yuko bwaba bwaratanzwe. Atagarutse amagambo y'umuhanuzi Natani yabwiye Dawidi, atagarutse amagambo y'umuhanuzi Yesaya twasomye, atagarutse amagambo y'abahanuzi batandukanye, ntabwo azaba afite ubusobanuro. Ariko kuri nuko ingoma ya Dawidi mu buryo bw'umwuka ntabwo yigeze irangira, hasigaye gusa ko yimaterializa, igaragara mu maso y'amahanga yose. Ni igihe Yesu azagaruka ubwa kabiri, kuko azabanza kuza
gutwara itorero mu buryo bw'umwuka. Azatwara itorero, abantu ntago bazamubona batamwizeye, ariko bamwizeye bazakanguka bari imbere ye. Ariko isi izabona gusa ko abantu bizeye Yesu Kristo by'ukuri ntabwo bakiboneka muri isi, nkuko Eliya yatwawe mu ijuru na serwakira mu kanya ko guhumbya, hanyuma abigishwa be bakabwira wari kumusimbura ariwe Elisha ngo tutegeke tujye gushaka shobuja, wenda ari hirya no hino. Ariko ngo baramushatse ntibamubona kubera ko Imana yaramutwaye. Kandi uko niko Imana yazamuye Enoki, aho mu gihe cye bongera kumubona. Uko niko itorero rizagenda. Ariko Yesu Kristo mu kuza kwima ingoma ya sekuruza Dawidi mu buryo bw'ubuhanuzi, kuko ni sekuruza Dawidi mu buryo bw'ubuhanuzi nubwo ari umwami we mu buryo bw'umwuka, ariko naza kwima ingoma ye icyo gihe azagaruka ubwa kabiri. Kuko ubwa mbere azagaruka gutwara itorero, isi ntizamubona, azabonwa nabe gusa. Hanyuma agaruke rero nyuma y'imyaka 7 yamaze gutwara itorero, azagaruka rero kwima ingoma ku mugaragaro mu maso y'isi yose. Abaza muri icyo gihe bazamubona. Niko yanabivuze muri Matayo yuko azagaruka mu buryo bugaragara. Muri Matayo 24 niko abivuga. Icyo gihe rero ubuhanuzi rero bwa Natani, bwa Yesaya n'abandi bose buzasohora yuko ku ngoma ya Dawidi habonetse umwami aje guhagurutsa ingoma ya Dawidi Yerusalemu, kandi ingoma ye ikazaba ari ingoma itazigera ihangura, ari ingoma itazigera igira iherezo, kandi intebe ye ni intebe y'iteka ryose, kwizaba ari ingoma y'Imana nzima muri isi yacu. Niyo mpamvu rero nashaka kubabwira yuko ubuhanuzi bujyanye n'urufunguzo rw'inzu ya Dawidi ni Yesu Kristo bwavugaga, kandi ubwe yaje kubivuga ko ari we afite urufunguzo rwa Dawidi. Ubufunguzo rero nubwo butware rero bufitwe na Yesu. Nubwo uyu munsi bigaragara yuko ubutware bw'isi atari Yesu bufite, ariko mu buryo bw'ubuhanuzi, mu buryo bw'umwuka, Yesu niwe afite ubutware bwose, kandi igihe azagarukira bizagaragarira bose ko ari we muzukuruza wa Dawidi aje gusohoza bwa buhanuzi, kugira ngo noneho yasengesho yigisha bigishwa be risore ngo muzaze musenga muti Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biri mu ijuru. Ibyo rero iryo sengesho rizasohozwa. Naje kubwira rero komera wowe wizeye umwami Yesu Kristo. Iri jambo ngo niryo kwizerwa, niko Paulo yavuze ngo iri jambo niryo kwizerwa. Ihangane n'akanya gato gusa, imibabaro y'isi izashira, kandi abezihangana nkuko Paulo yabivuze ngo nitwihangana tuzimana nawe. Ihangane rero, uri hafi kwimana ingoma na Yesu Kristo ufite urufunguzo rwa Dawidi. Uyimpumyi Bartimayo ntabwo ari umuteologien, ariko murabona ko yamenye kuri ya Yesu w'i Nazareti wamubwiye ko ariho haraza ngo ni mwene Dawidi, ko niwe aje ku ngoma ya Dawidi. Haleluya, hozana hozana, hashigwe hejuru uje mu izina ry'Uwiteka, kugira ngo ahagurutse ingoma ya Dawidi, ingoma y'amahoro, ingoma aho intambara zizahagarara, aho inzara, aho indwara, aho ibyago byose za corona zose icyo gihe ntabwo zizongera kuvugwa muri isi. Yesu azaba yimye ingoma ye muri isi yacu, ingoma y'imyaka 1000, ingoma y'amahoro, mbere yuko twinjira mu iteka ryose. Amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.